Muhari Gates yavutse mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itanu na gatanu. Avuka ku itariki 28 z'Ukwakira. Avukira mu mujyi wa Washington. Ni umuhungu wa William Muhari Gates Sr. naho mama we bamwitaga Maxwell Gates. Bill Gates, umwe mu bayoboye urutonde rw'abakire ba mbere ku isi. Mu mwaka wa 2006, Bill Gates yatangaje yuko umutungo ungana na 95% ko azayatanga mu kurwanya indwara zibasiraga abatuye mu majyepfo ya Amerika. Mu mwaka wa 2014, Bill Gates yongeye gutangazwa ku nshuro ya 21 nk'umukire wa mbere ku isi, aho yabarirwaga muri miliyari 81 z'amadolari ya Amerika, kuko ikinyamakuru Forbes cyabitangaje. Mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda 73 kugeza mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda 75 yize ibijyanye n'amategeko muri kaminuza ya Harvard, naho mu mwaka wa 2007 yahawe impamyabumenyi y'ikirenga muri kaminuza ya Harvard. William Muhari bitiriye ku kazina ka Bill Gates. Ku myaka ya 13 yaramaje kubiniti mu bijyanye na mudasobwa. Bill Gates yafatanyije n'inshuti ze kugira ngo bagure kandi banakusanya byinshi byerekeye kuri porogaramu za mudasobwa. Wakibaza impamvu icyo gihe Bill Gates yahisemo kureka ishuri. Bill Gates bamwe bamubaga hafi bamubajije impamvu yahisemo kureka ishuri. Bill Gates yarababwiye ati kureka ishuri nta kosa ririmo. Yabashubije kuko yarazi aho ashaka kugera. Mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda 75 ubwo yajyaga gukora sosiyete bita Meters. Icyo gihe bashakaga kwagura imikorere ya mudasobwa nshyashya zari zigisohoka. Bill Gates na Pauline wari inshuti ye kuva mu bwana, bajyaga baganira mu gihe cy'ikiruhuko. Icyo gihe Bill Gates yaganiraga na Paul ko hazaza habo. Ari niyo yahoraga abwira Bill Gates ko bazakora software. Ibyatinze Bill Gates na Paul bajya kwagura ku ikoreshwa rya mudasobwa muri kaminuza ya Washington bakirangiza umwaka wa mbere.